reka dukomeze kwifuriza kugubwa neza, dukomeze kwifuriza amahoro y'Imana. Murabizi ko twababwiye ko buri munsi tuba dufite episode kuri episode, turi mu gutangira ariko ntago turi gusoza. Twababwira yuko tuzagenda tuganira byinshi, tuzagenda tubaha bimwe mu byo mwifuza kumenya. Tuzi neza ko hari zimwe muri information cyangwa se bimwe mu byo tuganira wowe udukurikiye byagufasha, byaguha ubumenyi, bikagufasha kuva ku rwego rumwe ukajya ku rundi. So uyu munsi tugiye kuza kuba tuganira, araza kutwibwira umuntu turi kumwe, araza kutubwira amazina ye, atubwira uwo ari we, tuze kuganira. Dufite topic uyu munsi nziza. Topic navuga yuko kuri wowe wifuza kwiga muri Korea, kuri wowe wifuza kuba muri Korea, ndetse no kuri wowe uhaba akaba ari bwo ukihagera, ndizera yuko kino kiganiro kiri buze kugufasha. Ufata agakayi wandike. Tuzi ko akenshi ntago ari umuco w'Abanyarwanda gufata ikayi ugasanga ari gufata note, ari kwandika ibyo nyine ari kwiga. Akenshi umuntu atakubwira ati ndabifata mu mutwe, ariko reka nkubwire ngo fata ikayi yawe na note ubishire hafi, kugira ngo bimwe mu byo tuza kuganira ukumva ari ingenzi, kumva byagufasha, ubashe kubyandika ahantu maze uzabikoreshe bigufashe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Reka nkubwire ngo ikaze rero, karibu, reka tukwakire. Murakoze cyane kunyakira nyakubahwa. Turayoze kugenda tuganira. Yego. Ariko uri buze gutangira ubwira abantu badukurikiye ninde turi kumwe, hanyuma kugira ngo tuze kugana byibura bamenye uwo ari we. Mfite amazina maremare. Ntacyo bitwaye. Nitwa Ndagijimana Frank Aime Rodriguez. Arabanyita Frank gusa, hari abandi twigaye muri secondaire banyita Rodriguez bitewe naho niboroheye. Nkaba niga hano muri South Korea. Maze imyaka 8 yaruzuye, ubundi mu 9. Mba hano muri Korea. Naje nkirangiza secondaire mitanza hano kwiga muri Korea. Ubundi kwiga PhD muri bioinformatics muri Seoul National University hano muri Seoul. Okay, so bivuze ngo rero ufite hari n'ikindi atatubwiye, akaba ari n'umwe mu bayobozi bacu, ni nawe muyobozi w'Abanyarwanda batuye muri Korea ubu ngubu. As we speak, niwe uhagarariye Abanyarwanda community y'Abanyarwanda baba muri South Korea. Urumva yuko ufite package nini wabwira abantu badukurikiye. Yego, araka experience ubundi yabasangiza. So urumva yafite package y'ibintu byinshi yatuganiriza. Mostly Abanyarwanda turi ko ari nabo kenshi tuba tuganira, n'Abarundi n'abandi bantu bumva ururimi tuba turi kuganira rw'Ikinyarwanda baba bashobora kwisangamo, bakagira ibyo bakuramo. So abo mwese rero tubuze kugenda tuganira. Tugira ubanze kutubwira ukigera muri Korea, ubanze dusangize zimwe muri challenges wagihura nazo ku buryo ujye uvuga uyu munsi uti iyo mbimenya aya makosa cyangwa se bino bintu byangiye bingora, ntago byari kungora iyo nza hari amakuru nabashije wenda kumenya mbere. Ngende kuri experience yanjye buriya sinzi nandi bubyite ko wenda ko ari ikintu ngize nicuza, ahubwo hari ibintu naciyemo numva ko sinigeze nicuza impamvu ntabikoze, nabenda nta nabiteguye kuko ntabyo nari nzi. Of course, yeah. Ndi muri secondaire hano utafite na telefone arajibuka. Ariko ikintu cyambe buriya kigora umuntu ururimi. Ururimi uri umuntu ushaka kwiga muri Korea, ndi umuntu kugira inama nakubwira ati mu gihe utangiye kugira icyo gitekerezo mu mutwe wawe, tangira urebe kuri ibintu byaroroshye. Kuri YouTube hari abantu benshi bigisha neza kabisa, noneho n'ururimi rw'Igikorea rumaze kuba like famous. Ahantu henshi ku isi ku buryo basigaye rwigisha mu Cyongereza nyine ku buryo abantu benshi barwumva. So numva ikintu cy'ururimi nicyo kintu cya mbere, ni nka 80% by'ibindi byose ushobora guhana byo mu minsi ya mbere hano muri Korea. Hanyuma umuntu tuze gutangira nka gutya, tuze guhera ahantu havuga ngo nk'umuntu ufite icyifuzo wifuza kuza kwiga muri Korea, undi bimusaba iki, binyura mu zihe nzira kugira ubashe kuba waba admitted muri Korea, kugira ubashe kubona iryo shuri, kugira ubashe kuza kwiga muri Korea. Reka tuze guhera aho kujya tugenda tuganira gahoro gahoro, noneho tuze kugenda twinjira no muri bimwe mu byo tuze gukomeza tugenda tuganiraho. Buranye ndakoresha urugero rwanjye. Kuza kwiga muri Korea cyambere, ikintu cyambere ukeneye kumenya cyangwa ukeneye kubanza kwihingamo no kumenya gushaka amakuru. Yego. Utagiye kubaza abandi.
ukayishakira ubwo ugomba kuyashaka cyo kuvuga mfite umuntu azabinkorera cyo nkunda kubwira abantu ntabwo ari byiza yagufasha ariko iyo wiboneye amakuru buriya biragufasha cyane kurushaho kuko mu myaka amazano iyo haragiye uri wenyine ku buryo uba ugomba kumenya kwishakira amakuru nicyo gikora even niyo ugiye gushaka kuza hano hari ama scholarship menshi meza rwose hano ushobora kuza ukapplyinga nkanjye na applying zitwa Global Career Scholarship benshi bita GKS kera bayitaga KGSP nkiza bwa mbere so ni izina riri very famous ariko nyine abantu benshi hari igihe badakunda kujya kureba ubundi KGSP niki ngo bajye mu deep so hari n'izindi scholarship nyinshi za kaminuza amakaminuza menshi agenda atanga ama scholarships ibyo bintu rero site ya mbere yoroshye kiza cy'iki gihugu baba bishyize ahantu hamwe amakuru yose ari ni package iri muri site imwe bita ngo ni studyinkorea.go.kr iyo ugiyemo amakuru yose ushaka I highlight iyo umuntu uzi gushakisha kuko icyo kintu tukunda kukirengagiza ukaza ukarebaho agatayito gusa ugahita ukomeza ukagira akakano k'ubunebwe ukavuga se buriya ni ngombwa yuko njya deep hari umuntu nzireka mubwire ati abimfashemo cyangwa abinkorere yego cyane cyane bigenze gutyo buriya nka lifestyle hano muri Korea usanga umuntu nawe ari mu bintu bitamworoheye ashaka gufasha but bishaka kuba limited ni mpamvu nyine cyambere buri igomba kwingamo gushaka amakuru ndabyuka ari umuntu wabimbwiye mu mentor wanjye ndi kwafurenga kuza hano arambwira ati utabasha kwishakira amakuru kuri Google ntago wabona admission hano kandi nibyo exactly ikindi na amanota honestly bigusa amanota sindi bukubeshya birasaba kugomba kuba warize neza mu ishuri ubyitayeho niba ufite nka petit frère wawe wenda cyangwa petit sœur wawe utangiye A level buriya mboye nk'umuntu muri seconde ndambwira ati semester urimo just try to get the best score semester urimo gerageza ubona amanota ya mbere ashoboka kwera iki izi semester zizagenda ziyakimira gahoro zine ziterateranya none ujya gukora application bazareba amanota yose ntago bareba icya leta bareba byose hamwe byose ko nge natanze bulletin nge naje amanota y'icya leta nge yaje ndi hano yaje rwose ndabyuka ariko gatanu nagiye muri site gutya mvuye mu ishuri hano yakura amanota y'icya leta kwa ngo ayo mu ishuri nayo arakonta cyane so amanota ni kimwe n'amakuru ko abantu benshi bafite amanota ariko nta makuru so ni ukuvuga umuntu wifuza izo information zijyanye no kwiga anyuze muri iyo website yitwa Study in Korea especially nanjye kugira mbone ishuri niyo nakoresheje kandi byaremeye so navuga rero icyambere bashaka information ikindi usanga abantu benshi iyo baje kwiga wenda muri kino gihe bamwe mu bo nagerageje kuvugana nabo umuntu aza kwiga ni nabwo kirangiza secondaire akakubwira ati ngiye ariko nje kwiga ariko icyambere nshaka na amafaranga bino bintu turaza kubihuza gute haruje ari kuvuga ati ngiye ndaza kwiga nifuza kwiga muri South Korea education yabo ni nziza wenda nzabona opportunity nzabona akazi ahantu hatandukanye nimba na mfite education yaho ariko ugasanga abenshi barakubwiye ati ngiyewe noneho ikintu ngiye ntego yanjye nziga ariko ndashaka kwanza ko nzabona amafaranga ibi bintu waduhaho umucyo gute like izihe guidelines ziba zihari cyangwa se n'icyo umuntu aba agomba kwitondera kuri wa muntu uvuga uti ngiyewe ndashaka bigiza nabonye haba hari ama scholarship ubona nubwo waba waje wishyurira ariko iyo wize neza semester ukayirangiza watsinze nabonye hari amafaranga bagenda bagukuriraho so ariko se noneho kuri wa muntu uje arashaka gushaka amafaranga ariko kandi ashaka no kwiga kwibangikanya biragoye if I be honest hari ibihugu wenda bishobora kuba bishoboka ariko system yo kwiga hano muri Korea kaminuza ubwayi kugira busy niyo purpose yayo yego ngenda byibuka hari nigeze mara semester yose hafi semester rwose gusohoka muri campus ari kiba bimeze nka hari luxury kugira ngo usohoke ujye downtown ugaruke kubera iki ama homeworks baguha na assignment bufite nibizamu ufite cyane undergraduate uri ufite ama credit menshi ugomba gufata 130 exactly yego imyaka nini menshi ushaka ko ndayagabanya mu semester 8 kugira ngo biroroshye hari gusaba kwiga kuva kwa mbere kujya kwa gatanu so
kubibangikanya rero mbo icyambere first iyo ufite visa y'abanyeshuri ntabwo ikwemerera gukora yego keretse iyo ugiye kubisaba bisaba kujya kuri immigration ugasaba uruhushya rwo gukora part time icyo kintu iyo ni detail y'ingenzi buriya abantu benshi bashobora batajya batekerezaho ariko iyo uyibonye nayo baguha amasaha ntarengwa ndumva yari 20 kuri undergraduate yego ndumva graduate school yararengaho gatoya ariko nyine amategeko arahari clear ibyo bigusaba kuba waravanye iyo permission mize nibuka akantu wenda ndibuka banze nkanyuzemo hari abantu b'inshuti zanjye bari muri vacation baravuga ati reka tujye ahantu gukora baragenda barakora babona n'amafaranga noneho rero amahirwe make bari babiri izo nshuti zanjye bari babiri amahirwe make semester igiye gutangira habura nka 2 weeks yego umva ko bari bakoze ukwezi n'igice umva bari babonye udufaranga immigration irabafata yes baba barabafunze y'amafaranga y'amafaranga bakoreye ntabwo wigeze bayarya ishuri rigiye gutangira yes babaca fine babaciye amande buri muntu bamuciye amande ya 1,500,000 yes niyo bacanye noneho ikintu rero cyanangaje bahatangira kwicuza ngo iyo tubimenye wenda tukaba twaragiye gukora hano ndabwo ariko nimba utarasabye uruhushya rwo kujya gukora yego ukajya gukora n'ubundi menya yuko hariho amahirwe yuko bazagufata ya mafaranga wakoreye uyabure kandi nanone ugire record muri immigration system yuko bagufashe bakagufunga wakoze ibitemewe n'amategeko so bivuze ngo amategeko ari very strict yes very strict hano muri South Korea ariko kandi nubwo bimeze gutyo abantu haba n'izindi opportunity haba n'ibindi bintu byiza byinshi yes there are many opportunities cyane nk'umuntu muri undergrad abantu benshi undergrad abantu benshi bafite igihe kinini ugereranyije no muri graduate school ufite lab yo rwose nk'umuntu ufite experience biragoye kugira ngo uzabone umwanya kujya hanze ariko muri undergrad nk'urugero iri muri bachelor's degree ufite wipangira schedule nta lab ufite keretse iyo ushaka gukora nka internship which is good ngena na advice ngo kwikora iragufasha no kubona akazi ariko uri umuntu ufite igihe icyambere nakugiraho inama ni ukujya gusaba uruhushya uciye muri kaminuza hari inzira zizwi nyine umuntu agezana barayimusobanurira depending on niba ari scholarship yabonye aza niba yaraje yishyurira kugenda kose hari uburyo amategeko abyemera so iyo bintu utabikurikije buri ikindi kintu buraki wenda ngarutse gato kuri iyo case nko kuri iyo case nk'umuntu yagiye ikibazo cy'ubuzima ari mu kazi insurance yagombye kubona ihabwa n'akazi ntayo ari kubona yego it's very sad so n'impamvu buri amategeko biba byiza ko tuyubahiriza uko ari cyane cyane nyine nkuko tuyubahiriza iwacu exactly nako tugomba kuzana tukubahiriza amategeko y'abandi so nk'umunyeshuri rero ushaka gukora amafaranga so hari umuntu angira inama kandi nziza numva yabaye yambere nziza quick mind ntago ari nziza faranga yihuta cyane yego ahubwo niba waraje kwiga buriya sometimes biba byiza ko ufata nk'imyaka ya mbere ubundi ukanza ukicara ukiga ururimi ukiga iyo science ukayimasteringa kuko ushobora no kubona ibyo bintu ushobora kubikora neza ukakora za internship hari abantu nzi bakoze ibintu nk'ibyo some good examples bajya mu companies meza nyuma y'imyaka ine bamaze graduatinga bafite amafaranga meza bahembwa neza ibintu byose biri clean biri ku murongo byose ariko ushatse kuzana twatuntu sinzi nandi butwite ko guca ku ruhande gatoya so ari gihe yakeneye ariko amategeko buri araremereye yego sindi buze kuvuga ngo kuko nituvuga ngo hari igihe yakeneye twese ubundi abantu bose twese tuba dukeneye amafaranga twese dukeneye amafaranga ahubwo ikibazo cyanjye ni gute tuyashaka dukora iki kugira tubone ya mafaranga cyangwa se twitwara gute muri situation turimo cyangwa mu buzima turimo cyangwa mu gihe turimo kugira ngo tubashe gukoresha neza aho turi
nkunda kubona nkigera muri South Korea ikintu cya mbere bambwiye ijambo paripari bambwiye ati hano rero ibintu byose ni paripari so ibintu byose ni paripari none nanjye mfata akajambo mu mutwe paripari ndagenda negera umuntu amaza paripari ni ati hano ibintu byose babikora vuba so like vuba kandi with excellence like babikora vuba kandi neza so ariko ugasanga ndifuza yuko wa murongo bampaye ntari bukurikize kubera yuko ngiye urumva nkeneye ko amafaranga agomba guhita aboneka immediately hari abantu njye mbona akakubwira ngo ngiye mbonye uko njya muri South Korea kwiga abantu amafaranga babonetse no really ntabwo ariko bimeze kujya hanze buriya bintu your kind of mindset njye mbona abantu benshi byanahindutse kujya hanze is not equal kugira amafaranga yego icyo kintu oya ariko kandi twebwe tuzi ko abantu bo muri diaspora abantu babasunikira utumesaje ati harya ka kantu mu Rwanda kagezweho kitwa gutera gukanda akanyenyeri urumva kaje nabimenyeje ubundi umuntu yarambwiye ati kutankandira akanyenyeri ahubwo se akanyenyeri ni gute urumva ariko akanyenyeri ni well ni byiza wagukubita $1 million ntago wakanga ariko icyo ndi kuvuga how you get it is something else kuko ushobora no kuza ukajya amafaranga cyane ya degree ukayidindiza yego banje tubyibo amasomo yana ari very demanding ndakubwiza ukuri hari igihe ushobora kumara iminsi 2 kuryama utabyibuka cyane cyane nko muri za graduate school aba graduate student barabizi kuryama by'ubundi twifata nka luxury wenda ububizi ko ari byiza ku buzima bwawe ariko hari igihe urara wicaye nka experiment ari gukora cyangwa nka code zanze kugenda ukara wicaye njya mbabona umuntu akakwandikira nijoro akakubwira ati siko nkiri muri lab tibyanze urumva rero ufata iyo task uri gukora ukajya kwigereka another job byose bishobora gupfa njye nayo kubwira honest ndabizi wenda hari abantu bavuga ati mbwira uburyo ndibona amafaranga nawe bakugeraho rero ujya no kwiga it's all about respecting laws hari kandi kantu komoje nishifuza gushyiraho umucyo hari ama opportunities menshi yego number 1 iyo wize neza ukagira za excellence njye I have an experience hari umunsi umwe nigeze mbona semester bayigira barayishyurira yes once muri PhD nyina amanota yawe ashaka gutuma kwishyurira wenda nka semester kwango bivuye hehe ntago bivuze ngo bagiye gukora ahubwo wicaye uriga ubona amanota meza barakwishyurira kaminuza igukuraho 100% za miliyoni zose bazigukuriraho kandi ugasanga hari babandi bavuze ngo yagiye gukorera amafaranga hari mise nibuka kantu aba mushuti wanjye yambwiye story ku ishuri ryabo ambwira kuri kaminuza yacu twishyura amafaranga menshi noneho bishyura kuri semester miliyoni 7 noneho arambwira ati hari abantu bo ku ishuri bo baba Nepalese bava mu bihugu bya Nepal muri Bangladesh ati bo baraza ntibige akiga gake none agakorera amafaranga cyane arambwira ati ariko rero ikibazo rero gikomeye bajya bahura nabo usanga agomba kuzishyura 100% y'amafaranga y'ishuri buri gihe noneho bigatuma ya mafaranga n'ubundi yakoreye y'amezi angahe y'amezi ane ya semester ugasanga havuyemo miliyoni 6,000 cyangwa 7 ari bwishyure n'ubundi ya mafaranga wayavunikiye cyane but niwize nurangiza ujye kuya kaminuza kuko iyo uri hano nk'umunyeshuri ukareka kwiga baragutahisha bakansoringa visa yabo ariko ndamubwira arambwira ariko iyo wize ukaba wabashije kwiga semester neza watsinze wishyura miliyoni 2,500,000 iyo nibaho ujya kubona nko ujya nko kwishyura nka tuition ntabura nk'icyumweru cyo nkona urakora ati twakuriye nka 50% wenda nawe wenda afite ugiye kwishyura ariko bagataba bati wenda bakuyemo nka 10%. Ugasanga ya mafaranga wishyura mu zindi project wari ufite. Yes, aho niho ubona amafaranga none meza. None wanize none. Remember you have to make a choice. Buriya kimwe rimwe na ushyiraho priorities zawe. Ndashaka kwiga wenda mbone PhD. Uricara kabisa, uricara hasi ari umuntu udetse kuvugana wabonye PhD arambwira ati
A1 niba ushaka PhD ugomba kuba patient mu kwicara hasi ukiga ariko niba ushaka n'amafaranga nabyo nko kujya kuyakora nyine ukara amajoro ukorera amafaranga the same thing n'amasomo bigenda so ngo yavuze kwiga biri rewarding muri iki gihugu biri rewarding pe hari n'ama foundations menshi yego hari zo bita nka za Deong Foundation za Hyonsong iyo bashyiraho ama advertisement abanyeshuri bafite amanota meza bakaba nyine bashyiramo application zabo bakenda baha even like living expenses bakaba babishyura amashuri nyine ibintu ni amakuru nyine navugaga before iyo ugeze hano najya bisa gusaba kugira gute kumenya amakuru so kumenya amakuru it's the basic yo kugira ngo ibyo bintu byose bikunde nkuko ariko bitubwira dukeneye rero ko tugomba kuba turi updated tukamenya amakuru tukamenya information zose zisabwa kugira ngo uze kwiga cyangwa se wige hanyuma uraza no kutubwira noneho umuntu arize biri gukunda nibihe bintu by'ingenzi agomba kwitaho mu buzima bwa buri munsi nk'umunyeshuri uri kuba muri South Korea wiga wenda yaje kuri scholarship arishurira se cyangwa se ubundi buryo Imana yabinyujijemo bigakunda nibihe bintu byiza cyangwa se nibihe bintu agomba kugenderaho nibihe bintu by'ingenzi biza ku murongo w'iby'ingenzi agomba kumenya agomba kuvuga ati izi information ngomba kuba nzibitseho number 1 ubundi ugomba kugira discipline ubundi cyo dikatuye tugishyiraho nicyo kintu kiri basic yego discipline ni ikihe hano urabizi ahantu hose uciye ikintu cyose umuntu akoze undi uramushimira yego icyo kintu ni ikintu kiri basic ariko gifite agaciro kanini wa muntu usuhuza wa muntu ushimira one day ni ukugoboka ibintu byinshi yego icyo ni ikintu gikora in a long term so umuco ugomba kumenya icyo rwose umuco wabo ushaka kuza ukavuga uti nzamara imyaka 2 gusa ntacyo njya kwigamo uri kwibeshya cyane imyaka 2 ishobora kubera very bitter ariko iyo uje ugakunda umuco ukawubamo ibiryo byabo wenda bishaka kunanira ariko ntago ari kosa ryawe ushaka kuba utarya spice ariko ukagerageza kwisanisha n'ibyo bakora ukamenyana nabo that's how they build connection hano umuco wabo iyo utawukunda iyo utaberetse kuri interested nabo ntago ba interested muri wowe icyo cyo rwose ndakikubwiye umukora nakuvugisha akumvuze akantu gato cyane niba ari ugusuhuza gusa agira interest kumenya uva mu kindi gihugu mukaganira niko ba building a connection hano from that small thing ariko nuzuka abantu ntube interest hana gato akavuga ati none ngiye nziga mu cyongereza ntacyo bimbwiye ejo nzanitahiye so bizagukundira pe nta kibazo ariko hari uzaba wirimise yego iki nakubwira nk'umunyarwanda wenda mugenzi wawe buriya ibintu byinshi nanone biba byiza ko ngiye kwikubwira nk'umuntu maze igihe wenda muri leadership ya RCA ya Rwanda community biba byiza ko wegera n'abandi banyarwanda kuko tugira ukuntu dusangira amakuru what's going on tugira n'amahirwe abantu abayobozi bacu bakanadufasha bakatugezaho amakuru n'ibiki byose bituma uba update either kubiri mu gihugu hano n'ibiri mu gihugu mu Rwanda exactly kuko ntago wajuje guhera uri buze uzataha ukitabira ukamenya n'abantu kuko sinzi niba mwarabibonye ariko connection uje gushaka ntago ari z'abakoreya gusa hano hanakora connection z'abanyarwanda so iyo utabashije kubibalansa rero ukavuga ati ukajya ku ruhande rumwe gutya gusa hano ukavuga ati ndi muri Korea ndibira hano ntago nzaba nitaye ku bindi ntago nifuza kumenya information awakishe rwose wakishe many good people I know many good connections I have nagiye nzikura no muri Rwanda community yacu yego abantu wenda tuganira bakanangira inama dore nize undergrad hano nize masters ngeze no muri PhD abantu bagiye bangira inama banamfasha no muri urwo rugendo hari no twe dufatanya twandika na paper kandi niyo yamfashe kujya muri masters so bivuye mu banyarwanda bene wacu so ni ibintu ushaka gufata like simple those simple things matter muri iki gihugu so kunda umuco wabo ugerageze wisanisha nabo ariko none ube close n'abanyarwanda urabizi tubitaho cyane turagerageza so ikindi niba buri Kigali ukeneye amakuru tugira some platforms tugira
website y'abanyarwanda baba hano muri Korea, tugira Instagram, tugira na email. So abantu bakeneye nyine wenda tuvuga tuwenda nashakishije ariko hano nabaye limite. Hariho uburyo ushobora gucommunicatinga aho ngaho nanjye umbwiye ati nashakishije ariko nabaye limite rwose naguha umwanya nta kibazo. So tuzapininga muri comment za section, tuzapiningaho social media platforms, wenda tuzapiningaho nka Instagram ye nimba wifuza information, cyangwa se uri muri Korea ariko ntago waruzi ko cyangwa se nturaza muri community y'abanyarwanda. Mostly usanga hari nk'umuntu uza akaba adafite amakuru, akaba adafite nk'ubari umuntu twigeze guhura mu nimero yawe ndamubwira, arambwira ngo ntabwo narinzi ko mugira group ya WhatsApp cyangwa se mugira aho muhura. ndambwira duhura ahubwo kandi igitangaje umuntu yarambwiye ngo muri Korea yaramaze imyaka 4 ibaze. Reka nkubwire akantu buriya kuri akantu you say that buriya community yacu y'abanyarwanda mu ma communities menshi aba muri iki gihugu in the most active. Ko na hano giye barabikubwira. So urumva rero biba byiza ko nawe udukurikiye maybe ushobora kuba utarubizi kuko burya nubwo hari abantu benshi baba badafite amakuru. So kuba utarufite izo information nawe twakubwira yuko hari Rwandan community muri South Korea. Ushobora kuba joininga nimba ari gukihagera, nimba umaze iminsi itari mike ukaba wenda utari ufite ayo makuru, nubwo watwandikira muri comment section natwe twagufasha kugira ngo ubashe kubageraho. So sinzi rero nimba hari message ufite uri buze guha abantu badukurikiye, hanyuma tuze gucumbikira aha kugira ngo ubutaha noneho n'abandi tugenda tuganira tuzagenda dukomerezaho. So message is simple and nagabanyamo ibice bibiri. Yambere ni umuntu utaraza uri kubitekereza, shaka amanota yawe, shaka n'amakuru. Yego. Iki n'amakuru arahari ni menshi, amakuru ni menshi muri iminsi ibintu byaroroshye, internet and everything. Kandi turabizi dufite igihugu gifite internet nziza. Muri Kigali biroroshye. So shaka amakuru ufite, ushake n'amanota, byo ni birajyana. Then aho wumva byabaye too much wenda washakisha ariko wagize limit, wabaza nta kibazo, abantu baragufasha. Ntago abanyarwanda twangana, turafashanya. Ikindi ku muntu uri hano no muri South Korea. So reka bivuge ku bantu bashyashya kuko abamaze igihe bamaze kubimenyera, cyangwa twarahuriye nko muri General Assembly nka narabibabwiye. So kuntu bimeze wubaha amategeko y'abandi. Yego. Kagenderamo kwicara ukiga, niba ufite permit yo gukora ugakora neza akazi k'abandi ko ako kazi kagoyesha kandi that's it. Ubundi iyo wubashye ikintu cy'abandi ukagikora vuba neza. Ikindi nanone ntibagirwe iwanyu, uze tuganire, uze duhure mu event y'abanyarwanda, uze duhure, ushaka kumbwira ati Frank cyangwa Espoir uri hehe. So anytime abanyarwanda mugahura kandi mukagirana connection. So reka tubashimire, tukubwire ngo wakoze cyane kubana natwe. Nakagaruka ubutaha tuzakomeza tuganira. Kimwe mu byo nakubwira nuko turi hano kugira ngo tuguhe bimwe mu byagufasha, amwe mu makuru ukeneye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Reka mubwire ngo bye bye, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.